Yesu ashimwe cyane. Kuba tutaziranye, nitwa Yohani Paulo, ndi umukristo wa hano wa kera, mba mu gitabo cy'abakristo cya hano, ariko nkaba mbarurirwa i Nyarugenge. Nishimiye kugaruka mu Biryogo kuko hanyibutsa utuntu twinshi cyane. Nibuka ko ariho hambere bampanuriye ishuri ry'Imana kandi riramfata, ariko nanibuka ko ari naho hambere namenyeye yuko batanze amaretere ku kazi. Na twari turi hariya mu cyumba, Patrick arabyibuka, naje nkererewe hafi mu masaa 7 z'ijoro, ariko mpageze menya ko ku kazi abandi babahaye amabaruwa, nanjye babimenyeye hariya mu cyumba. Ntabwo wabimenye, twarabiguhisha, ariko niho nabimenyeye. Ibintu byinshi rero nje mu Biryogo mba niteguye ikintu kidasanzwe. Ubu ngende maso cyane, ndayakanuye, niteguye ikintu kidasanzwe Imana izampera muri uyu mwanya wo mu Biryogo. Ngira imidugudu 2 muri Kigali numva mvuye i Nyarugenge najyamo, ariko yose ndayibahishe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, Zaburi 126, ni indirimbo y'amazamuka, cyo twita Songs of Ascent. Indirimbo y'amazamuka. Dusome Zaburi 126. Ngewe ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 3 w'intego, kuko uyu munsi ndi butangire ndashaka kwinjira mu mpamvu y'aya magambo. Ndashaka kubahera imuzi impamvu y'aya magambo. Ejo nabitekerejeho neza, nzavuga umugambi wo gucungurwa ubitse muri ubu buhanuzi. Dusoze rero dushimira Imana ko yaduhaye agakiza. Urumva rero Imana ninshoboza ejo nkabona uwo mwanya nzabikora, ariko uyu munsi ndashaka kwinjira mu mateka y'Abisiraheli cyane, nkasobanura impamvu y'aya magambo. Iyi Zaburi urebye imyandikire yayo, umuntu wayanditse ni umuntu wabaye mu mateka y'ibikomeye banyuzemo, ariko bano mu mateka Imana ibatabara ibarengera. Urumva rero yanditse ibintu azi yabayemo. Abahanga bamwe bavuga ko ari Ezra wayanditse, ariko abandi bakabihakana. Gusa icyo tuzi neza ni uko umuntu wabyanditse avuga ngo twari turi. Urumva rero bisobanuye ko yabaye mu mateka, arandika ibintu azi. Ku buribwe yasogongeyeho, ariko Imana inabatabaye ikabarengera bakoreye ibikomeye naho yasogongeyeho. Ndetse ni Zaburi ihuye neza na Zaburi 137. 137 avuga amateka direkte y'ahantu babaye, ndaza kubivuga mu mwanya, ariko akanasobanura ukuntu babanyegaga, babasekaga. Ariko muri iyi Zaburi avuga ikintu gikomeye Imana yabakoreye ikabakurayo. Imana reze kudufasha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ndabakumbuza uburyohe bw'aya magambo, kandi ndabizi neza ko Imana izadushoboze buri wese azabe maso kugira ngo bigende neza. Haleluya, haleluya. Ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye. Turi kumwe? Noneho natwe Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye, tuvuge ngo amen. Aya magambo iyo yasomye uhita wumvamo ibintu bitatu. Sinababwiye ko mvuga nitonze, nuko wenda mu kanya umuvuduko uza kumfata, ntago biza kunyorohera. Ubitsemo ibintu bitatu bikomeye, cyangwa utwibutse ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni ukwimura Imana kw'Abisiraheli. Icyo ni icya mbere bitwibutsa aya magambo iyo yasomye. Icya kabiri bitwibutsa ni ukujyanwa mu ishuri ry'uburibwe i Babuloni. Hariho kwimura Imana byabahuje no kujyanwa mu ishuri ry'uburibwe i Babuloni, aho bari barabaye rojyorojyo batagira agaciro. Ariko nanone ikindi kintu kibitsemo ari cyo banezerewe, ni ukongera kugirirwa imbabazi n'Imana ikabagarura mu munezero bahozemo mbere. Imana ihabwa icyubahiro. Urumva rero harimo umugambi wo gucungurwa wuzuye neza. Harimo guhanuka k'umwana w'umuntu, muranyumvise? Harimo guhanwa gukomeye, uruzerero, ibitambo, barabara. Ariko harimo no gukemura ikibazo Imana igihereye mu mizi, ubwo yaduhaga Yesu ngo aducungure. Nzabivugaho wenda nimbona umwanya ejo. Birahuye neza rero. Yesu ashimwe. Abisiraheli bimuye Imana bati, mundebe hano mvuga amateka make kuri Isiraheli.
Imana ivugana n'Abisirayeli yababwiye neza, yarabanje ibabwira ibintu igiye kubaha. Irababwira ngo ngiye kubaha igihugu muzariramo ibyo kurya n'ibiburi. Ako kantu kararyoshye. Jewe Imana yarakambwiye. Iyo Imana ikubwiye ngo ntabwo uzigera ubura ibiryo, kiba ari ikintu kiremereye. Ntiwakigura ku ishuri wizeho kuri kaminuza cyangwa segonderi, ntiwakigura mu muryango wavukiyemo, kuko hari n'abasonza inzara ikabicira i Kigali. Urumva rero Imana yari ikemuye ikibazo gikomeye twese twifuza cyitwa inda. Irababwira ngo nzabaha ibyo kurya ntibiburi. Ibabwira ijambo rya kabiri, irababwira ngo igihugu mbahaye ni igihugu mutazagiriramo umuruho nk'uwo mwagiriye mu Egiputa. Mu Egiputa mwavomeshaga amaguru yanyu, urumva bafuhira imyaka. Ariko igihugu mbahaye ntegetse ibikombe n'imisozi gukorana na systeme y'imvura. Igihe bikeneye imvura izajya yibwiriza igwe. Bega umunezero. Ijambo rya gatatu nsoza, irababwira ngo igihugu mbahaye ni igihugu nitaho kuva mu ntangiro z'umwaka nkageza mu iherezo. Mu kwa mbere nzaba mpari, mu kwa kabiri nzaba mpari, nongere ntangire umwaka mpari. Aha ntabwo ndavuga amagambo menshi kuko ngiye ku yandi magambo natoroma. Harimo ikintu gikomeye kivuga ngo Imana iguhaye igisubizo. Iyo ari Imana igutabaye, iguha ibintu biri genuine, iguha ibintu byujuje ibyangombwa. Kuko ntabwo iguha igisubizo ngo igusige, ahubwo ibana nacyo mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu. Nayo mpamvu abajene mwese muri ndabifuriza kuzubaka ingo muhawe n'Imana. Imana izabana namwe mu ngorane nyinshi muzagira. Mu kwa mbere izaba ihari, mu kwa kabiri bihari, mu kwa gatatu bihari, mu kwa kane bihari. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo ndabishoje. Bagerayo rero bahura n'imyaka shabararye. Barya imyaka, basanga amakomamanga, basanga za pome, basanga amazu batubatse, basanga ubuzima budahuye. Kandi Imana iranabakopeza, irababwira ngo mwebwe nimugeraho mukankorera. Hari indi migisha ntasize mu gihugu nabitse mu buryo muzankorera. Ibabwira ibintu bitanu. Irababwira ngo nimunkorera nzaha ibyo kurya byanyu umugisha n'ibyo kunywa. Niko kuvuga ngo mubiriye mudafite umugisha byabarya. Ariko umugisha uzaba ushinzwe gukwenshinga, kwangiza ikintu cyose kiri mu biryo byabangiza. Ko bari bagiye guhura n'ibiryo barabibuze, baravuye mu butayu, byari kubica. Hari igihe umuntu ubona yarahawe ibiryo ariko akarya ibinini biruta ibiryo. Niyo mpamvu kugira ibyo kurya ni kimwe, ariko kugira umugisha ujyana n'ibyo kurya ni ikindi. Kuko umugisha, haleluya, umanura isukari ukarya mu kajagari k'abarokore turyamo murakazi, utuyiko dutandatu tw'isukari, Imana ikakamanurira mu ikorasi. Imana irababwira ngo rero hari ibindi bintu ntabitse mu gihugu, mbitse ahantu hamwe. Nimugera mu gihugu mukankorera nzabaha umugisha ujyana n'ibyo kurya. Cya kabiri Imana yari ibabwiye mu bijyanye n'ibyo kurya, nuko yari ibabwiye amagambo yanejeje umutima wanjye. Reka nyababwire, haleluya. Sinababwiye ko ninjira mu nkuru z'Abisirayeli cyane, ariko ndavuga umwanya mutoya, aho bigerera ndafungira aho ngaho. Haleluya, haleluya. Bari bafite abanzi benshi batararimbura. Ni nk'aho Imana ibabwiye ngo mwebwe umugisha uzaba ushinzwe iki? Uzaba ushinzwe kubahagarikira ngo murye mudafite ubwoba bw'abanzi, ariko unahagarikire n'abanzi be gutera akavuyo mu mwanya wo kurya. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Aravuga ngo aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, aravuga ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Iyo naniwe asubiza intege mu bugingo bwanjye. Aravuga ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'icu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ishimbo ye n'inkone nibyo bimpumuriza. Antunganiriza sasa ameza imbere y'abanzi banjye. Abanzi barahari, ariko kubera ko Uwiteka wayatunganije nta kavuyo nta kajagari, ni ukuri. Icya kabiri cyanejeje, Imana yarababwiye ngo nzakura indwara hagati muri mwebwe. Kandi Imana ijya ibikora. Hari igihe tuba turi busy mu murimo, naho Imana iri kuvanamo kanseri, iri kudukingira ibirwara bya diabete n'ibindi. Kuko muri Yohana 15:2 aravuga ngo ishami ryose ryera imbuto aryanganya amahagi ngo rirusheho kwera. Hari ibintu Imana idukiza, hari ibintu Imana isenya, hari indwara ivana muri twebwe ngo tuhagarare mu mwanya wacu tudafite ikibazo. Haleluya. Gukorera Imana birenze ikintu gikomeye.
icya gatatu, Imana irababwira ngo nzakura kugumba no gukuramo inda hagati muri mwebwe. Ibyari biryoshye. Donc umudamu wese watwise Imana izabihari. Akana kashaka gusohoka ivuga iti gumamo sha. Gumamo. Abyara ziko ari wakabyaye naho n'Imana yakagumishijemo. Kandi umubyeyi utabyara Imana yaravuze ngo uwo mwuka izawirukana nibayikorera. Ivane kugumba hagati muri bo. Icya kane cyanejeje umutima wanjye. Yaravuze ngo imyaka yanyu muzayimara mudakenyutse. Kandi Imana izi gushajisha neza. Hari imyumvire ibiri ndi kuvana mu bakristo. Ubundi hari imirimo umuntu akora ari mutoya, ariko iyo umuntu ashaje ni byiza ko iyo mirimo iba yarahindutse. Ngiye kubavangavanga. Kubona umusaza ufite imyaka 60 urariye butike asinzira mbere yuko abajura baza. Imana rari kubwiye ngo nzagushajisha udakenyutse. Muzi icyo bivuze? Bivuze ko no mu busaza bwawe utazabusabiriza abana, ahubwo bazajya baza kugusura ubaha impano. Ntago munyumva. Aburahamu ntabwo bayisaka yabastressaga ngo aro nyoherereza, kuko yabatanze kuvuka, abatanga gukora, abatanga kuvugana n'Imana, baza kumusura akabaha impano. Uzi ufite sogokuru umeze gutyo biraryoha. Ariko ufite sogokuru haro waheze i Kigali ntundeba. Imana izabashajishe neza mudasabiriza. Izabashajishe mutanga impano mu izina rya Yesu Kristo. Ndimo ndabisengera. Ni umwuka w'umunsi w'ubutayu bwa Sara wadufashe. Ngo abana bazantunga, abana bazampeshaho, oya. Ahubwo nibabikore kubera ko bazi ko babyaye, ariko utabastresheje. Nawe nibaza kugusura ubaha impano. Igikoko kiyenza ubahereze kabisa. Imineke wataze kuko wabatanze amabanga yo gutara. Ubwo wozaba waguze imineke wenda mu isoko uyizana unayitare no mu rwa buryo itukure kabisa. Bazata bavuga ati tuvuye kwa sogokuru. Abandi barabeshya. Muzasaza mudakindutse. Icyanyuma rero n'uburinzi Imana yababwiye. Yababwiye ko ifite batayo. Sibyo? Yitwa Amavubi. Irababwira ngo ikizabarwanya cyose batayo izabiri ready kubarwanirira. Irababwira ngo ibyo bintu muzabibonera mu kunkorera. Hari ibyo muzabonera mu gihugu, ariko hari n'ibyo muzabonera mu kunkorera. Imana imaze kwibabwira basanga uko Imana yababwiye igihugu niko kimeze. Bene da bararya, barahaga, bageze aho bakora ikosa. Muri iyi minsi ndimo ndasengera ikintu gikomeye. Ndimo ndasengera abana bose bavukiye mu masezerano yasohoye. Umwana utaragiye kanyarira, utazi mu rupfu, utazi mu buvuma hariho, utarigeze arara mu butayu, abwira Imana ati nutampharira mu mujyi ndapfa. Doko wasanze byuzuye kabisa. Ataza aho mama we na papa we babikuye. Ndimo ndabasengera kuko mwazisanga mwongeye gusubira aho ababyeyi banyu batangiriye. Nicyo cyabaye rero ku bana bavutse. Ngo bavuka batazi Imana, habe no kuyimenya, barangije barahaga. Bakayibavuga ngo ariko Imana ni iki? Kubera iki yatubujije gusambana n'abanyamahanga? Kubera iki tubuza gusenga Bayali? Bakora ikosa rikomeye. Umunsi umwe baganiriza Samuel baramubwira bati no twabihaze, turashaka uduha umwana, turashaka kumera nk'abandi bose. Imana irababwira ngo danje ibyo bintu mushaka bizabakoraho. Ariko barangije barahatiriza. Imana ibahafatwa, iravuga ngo umwami mbahaye azatwara abakobwa banyu, bazajya basikingano, bazajya bita ku mizabibu, azabakoresha gatunambwene. Barahata batuwo turamushaka. Rimwe mu makosa akomeye mutazakora mu buzima bwanyu ni ukwimura Imana. Gira mwene so ngurabyumvise. Niyo mwakumva icyo ngicyo ngasoza, twaba tugeze mu ijambo rivuga ngo garuka ushime. Barayimura. Imana irazinduka mu gitondo irababwira ibyo mwigira ni ibiki, ibyo mwikoza ni ibiki. Mumbabarire mbagira inama zikomeye zindimo muri iyi minsi. Itorero ryacu rya Pentecote ribitse imigisha myinshi, ariko iyo umuntu yanze imigisha irimo akoyora imyaka ihegereye. Dufite abaturanyi bitwa imyako.
ndongera nsubiremo. Itorero ryacu abapene abarokore ribitse imigisha we. Umuntu azari nta kigenda ntange mundebe hano niga muri kaminuza mu wa kabiri, Imana yarambwiye ngo uziga urangize, nyoberwa ikivuze. Kandi data icyo gihe nyine twe twarashwanye, ariko uyu munsi ntabwo tugishwana. Yari yarambwiye ati umuntu tudasangira mitsingi. Stupid. Bituma rero nisunikira muri Yesu cyane. Ndamukunda nawe arankunda, azana urukundo rushyushye. Turakundana kabisa, urukundo rurashyuha. Tugeze mu wa kabiri, Imana iranyongorera irambwira ngo uziga urangize. Narigaga. Icyo gihe nibuka ko bahagaritse buruse, barayihagarika. Ndashaka kubabwira ko mu buzima turimo, urusengero turimo hapakiyemo imigisha myinshi, ariko rufite n'abaturanyi bitwa imyako. Biterwa n'amahitamo. Ibyo wigira bishobora kuguhesha imigisha, ariko ibyo wigira nanone bishobora kugukoyorera imyako. Muzi cyambayeho, bampaye buruse iva kwa Papa Benito wa 16, ndabyibuka. Ubwo baduhagarikiye buruse nyine, bamwe baratashya nabo njya mpura nabo, hari nkomerutse guhura nawe ku Nkombo, we hagaritse kwiga burundu. Icyo gihe abantu barananiwe kwiga muri kaminuza hano twigaga barataha, ariko ngewe Imana yarambikije akajambo kamwe, uziga ugire gute? Karagiye kajya mu mufuka wa Papa. Ntarigeze nsengera mu Katolika habe n'umunsi n'umwe. Kuva ku myaka 5 nari muri ADPR, nta n'isakramento nzi byo mu Bakatolika. Kajya mu mufuka wa Papa, gakoramo, ariko Imana irakomeye, kanzanira amafaranga. Murambaza muti wayabonye uti? Uwo mwaka batanga buruse Papa Benito 16 basanze mpagarariye amadini n'amatorero, Communauté Catholique, Rasa, Asa, Sepu, byose nyina mbihagarariye. Ninde wabandikaga? Singese. Ubwo nari kubanza nde? Imana izi guhuza igihe n'iki ishaka gukora. Ni Imana izi guhuza igihe n'iki ishaka gukora. Mubare mabwire bagira inama. Ndangije ngira abantu bananiye ndabasengera, bambaraga ubusa. Reka mabwire ibintu bari barananiyeho, muraza gusanga muri iyi minsi atari ikibazo, ariko bikoyora umwaka. Bambaraga ubusa, bakisiga uko babonye, bakaza mu murimo w'Imana ko bashaka, ndabahugura barananira. Imana irambwira ngo bihorere, nzabaha abagabo bazabashyira ku murongo. Bituma ngira amatsiko yo kubaza abagabo bazabashyira ku murongo. Imana irambwira ngo nzabaha abagabo bameze nka Nebukadinezari umukozi wanjye. Ntibazabakijijwe neza, bo bazaba bashinzwe kubashyira ku murongo ngo bazabone ubugingo kuko nabo bemereye. Bamwe muri bo bashatse ingombi, fite abagabo ku buryo yagize intege nkeya, arahaguruka kamera nk'akaganga. Dusigaye duhura rero ngaseka, nkabyibuka ngaseka. Nyamara hano twari turi hari umugisha w'abagabo beza, ariko umwifato utuma bakoyora iki? Reka mvugane n'abajene, nta muntu ukinira muri bino bintu. Rimwe na rimwe hariho n'igihe bigusaba kwiyambura n'ibyo abandi bantu batahakana, ubona biteje ikibazo. Kuko tware abantu mwaretse inzoga, mureka ubusambanyi, mureka ubusinzi, ubananirwa kureka ibintu bibangamiye abantu. Iyo rero umuntu yabaye mu murimo w'Imana agahinduka nka dayimoni, abarokore ni babi cyane, kuko bavugana n'Imana batabajije mushumba, bahita bajya ku musozi bagafata inkoni. Uyu mukobwa watunaniye mu biryogo turamukubise, izo nkoni zishobora kuzaza ku gise cya mbere. Faites attention, ibintu turimo biraremereye. Nabuze uko uburyo mbagira inama. Iyo nza kuba afite udushinge nari kutubatera mukagenda mufite ibimenyetso by'udushinge. Ibintu turimo biraremereye. Kubibamo ni ukwiyambura byose, ukemera guhomba. Muranyumvise? Ntange ntiwambona kuri Nyirangama n'Amandazi, ntibikunda. Naje ntayo njya nguru, kuko niba ngiye Musanze kubwiriza ukabona umuntu ndimo navuta dejiga, urumva mba nahagurutse mu rugo saa 9 z'ijoro kugira ngo mbwirize ku Muhozi. Ariko bagera hari inzara ibiguhonda, ariko kubera ibintu ndimo nkabireka. Umwami Yesu akambwira ngo trebye, very good, urakagabo sha, nzagutegurira ibindi bihenze kurenza biriya. Niyo mpamvu faites attention, ikizaza cyose nyiri torera arahari. Abahinduka n'abantu, Jean Paul ndahinduka, nejo bundi mushumba wanyu bazamuhindura, ashobora kuzajya handi, perezida wa korara azahinduka, ariko umushumba nyiri torero ntahinduka.
iyo ufashe umwuka wo kwanduza abandi bantu ibindi bintu Imana idashaka, igutegera mu bihe. Bwira mwene so ngo wabyumvise. Abarokore bajya ku musozi bagahirika umuntu batamubajije. Umuntu hiza agatebe mbereka. Uriya mubyeyi dufite muri korari arabangama, tumuhiritse mu ijwi rya mbere. Kandi Imana iteye ubwoba iyo ibonye ari ikibazo kiri kwangiza umurimo ikuvanamo. Iyo ikuvanyemo izana urukurenze, we wavugaga ikinyarwanda akavuga n'icyongereza ugahinduka umufana we. Bituhinduka umufana. Ni nayo mpamvu hari yerekwa nagize ndi hano, abantu mufata za mikrofone hano mu biryogo murepete kabisa, haje abandi bantu mu murimo, nimutaba amaso muzahinduka abafana. Ngewe nerekwa nkanuye maze kuba mukuru, haje abandi bakozi mu murimo w'Imana. Nutaba amaso ngo ubane n'Imana, usengera impano yawe, ubwire umwami Yesu, bazagusimbura. Dirije azahita kohereza aho birukana abadayimoni, uhinduka umufana. Abisiraheli rero baragwa, bimura Imana. Kwimura Imana ni iki? Ni ukuyisimbuza ikintu icyo ari cyo cyose. Bayisimbuza Bayali, banga kwibayobora. Barangije barabibwira bati twabonye ufite ishyaka ry'amaturo, niyo ushaka turaje tuyaguhe. Ibitambo bakabizana mu rusengero, basigara ku maturo tu. Hacira amaturo si ushaka. Imana ikavuga iti danje, ndashaka imitima, ndashaka mwebwe. Igera ku rwego ivuga iti nirera y'abana ndabakuza, bamaze gukura baranyibagirwa. Indogo bimenya shebuja, ariko umwana w'umuntu ntanzi. Igeze bagira n'inama, irababwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota yanjye izabarya. Muranyumvise bene data? Birangira rero Imana ifashe umwanzuro, iravuga iti impamvu ibatetesha nuko bakiri mu biganza byanjye. Uwabaha ibiganza by'undi itanga isoko. Rero ihamagara mu isi yose, Imana igitanga isoko. Muzi impamvu Imana itica? Muzi impamvu Imana itabishe? Imana yari yarabashoyeho imbaraga ziremereye, ntiyari kubica, yagomba gutanga isoko, hakaza undi wabakosora, kandi yarabakosora. Isoko ryatsindiwe na Nebukadinezari, araza mu gihugu arabakubita, afata abagore abagirira nabi, afata bari barwaye ibisebe basiga i Yerusalemu. Ingike barazisenya, urusengero bararusenya, icyubaro cyabo baragisenya. Mu ndebe hano babwire, kwimura Imana by'Abisiraheli byabashenye ahantu hatanu. Ahambere mu bukungu ibyabo byarangiritse. Icya kabiri, byabashenye mu bihe byiza bari bafite bakiri kumwe n'Imana, umunezero wabo waragiye, ibyishimo byabo biragenda. Icya gatatu, igitinyiro cyabo cyaragiye, bahindutse rojyorojyo, abanzi babagizeho ububasha bitari gushoboka bari kumwe n'Imana. Icya kane, bajyanywe mu bucakara, barababaza cyane. Imyaka igenda yiyongera, ngo havuka abahanuzi. Mumbabarire mbabwira ijambo ndi kubwira abakristo. Haza abahanuzi ngo babeshye, tumva uko ivuze. Iravuze ngo ejo uzataha. Kankoreshe mwene data niwe twasezerera rimwe mu murenge, umva ndamuzi. Ati labishaku, ejo muzataha. Ngo barabashyushye. Ezekiel akajya hanura, tumva 70 nkuko Yeremiya yivuze. Ati baho wagahanuzi, ejo tuzataha. Barategereza. Reka mbabwire, ubuhanuzi budahura n'ikibitse mu mutima wawe uzamenye ko bukubeshye. Ijwi ryose rivugana n'ubuzima bwawe ridahura n'ikibitse mu mutima wawe, niba mu mutima harimo urwango, Imana izahera ku rwango, ntizahera ku mafaranga na viza ijya muri Canada. Uzamubwire ngo urambeshye. Niba muri wowe, muranyumvise, hafite umujinya uzagirira abantu maze kubaka, Imana niyo izaheraho. Hagizavuga ngo nguhaye urugo, kandi yabiteye inkunga umujinya, izabanza gusenya umujinya iwuvane muri wowe. Ese murimo muranyumva? Murimo muranyumva torero ry'Imana? Murimo muranyumva? Barangije imyaka irazamuka, bageze no ku rwego barivumbura, babwira Imana bati nta nubwo tuzongera no kugusenga, uratubabaje ntituzongera. Ariko Imana igira urukundo rwinshi, ngo irabakumbura, iravuga ngo Yakobo yaranzinutwe habe no kuntakira. Igera no ku rwego ivuga iti nabahaye Nebukadinezari ngo bakosore, ariko yararengereye.
iyo nza kuba mbafite mu biganza nge nari gushyiramo inyoroshyo, nari gushyiramo imiyaga, voila ikinyarwanda cy'uyu munsi, nari gushyiramo imiyaga, nari kumukubita basi ariko nkamubwira ntuzongere wa mwana we, ariko nibukirize ireba kubise bazikubita. Reka mabwire, ntimuzigere munanira Imana kugeza ku rwego itanga isoko. Ibaze nk'isoko ritsindiwe na kanseri, yagukosora. Niyo navuga ko ngako mukagatahana mu bintu mutazakoramo amakosa abanyabiryogo. Murabizi ko mbakunda kandi nanjye turakundana mu izina rya Yesu. Ntimuzakora amakosa mw'abasore mwe yo kunanira Imana kugeza ku rwego Imana gutangira isoko. Yaguha umugore wagukosora, wazajya usanga ahagaze ku ntebe arya uvuye, kandi ugabitewe n'imbaraga z'ubusore wiyumva nkaho wamushobora, keretse Imana itamwisi wo kugukosora. Uvuye erekana najyanye n'abandi bantu tetwa ziba yagukosora. Bwira mwene so ngo bana n'Imana nkuzayikenera ejo, wibanire n'Imana nkuzayikenera ejo. Hari ikorosi uzagera mukenera Imana, hari ubuzima uzageramo usange nta wundi wakuvanamo niyo. Hari aho uzagera usange bene wanyu ntibyashoboka, ubuzima bw'amashuri ntibyakunda, ariko nimuba mubanye ibwiye ngo warawe ivuga ngo ko ndi kumwe namwe, ninde wakubasha? Mubane n'Imana nk'abazayikenera. Turi mu kirere abantu bari kwimura Imana bagakora ibyo bishakiye. S'il te plaît les jeunes youth, let me tell you something. Don't play with something that you don't have much more information about that. Ntimuzakine n'ikintu mudafitiye amakuru ahagije. Muzajye mwemera ko Imana ibagenza uko ishaka, bitazabagwa nabi. Imyaka umaze nawe uri mu bakera hano, nta bantu uzi Imana yaguye nabi hano, bamwaye bagaseba. Jewe ndabazi kuva ku myaka 5 narabwiriza muri École de Dimanche ndi gatoya ariko gashabutse. From 5 years narabwiriza, ndabaza abo twabanye baramwara. Uyu munsi sibirwa bayigenda nkongewe uko nguye Imana neza irambwira iti dufitanye gahunda zikomeza, ubu zirakomeza zanjye ntizihagaze, nubwo mumbana ubu zirakomeje kabisa. Kuko Imana ntipanga imishinga mito kuwayiguye neza, ipanga imishinga y'igihe kirekire. Haleluya! Reka manure rero, niyo mpamvu itorero ryo muri Ryogo ukurikije ibintu mukorera Imana, ntabwo imishinga ihari hano mu isi y'umwuka ari mito, hari imishinga ikomeza, hari imishinga miremire. Niyo mpamvu nta mbaraga, nta bubasha, nta butware bwabahangamuye, kuko Imana irahibereye, ntigaragara ariko irahari. Muyumve neza, ubirimo iratembera. Genda ivuga iti mugubwe neza. Talo sena ko talo sena wa, ni Imana igira imishinga miremire. Muzi ikintu bwiza abantu barokore, ko kubwiriza abantu mumenyereye biragora, ariko reka mvuge dukeye. Bahindutse rojyorogi imbere y'abanzi babo, igitinyiro cyabo kiragenda. Barangije babajyana mu buribwe bw'i Babuloni, bakajya babacukuza imigezi yazanaga amazi Babuloni. Abacukuzaga bakabwira ati Eri waturirimbiye ku ndirimbo y'iwanyu, ngo bakarira. Hari ibintu bibiri byagombaga kuza kuri liste y'umunsi, cyo twita daily activities. Mu bikorwa by'umunsi hari ibintu bibiri byagombaga kuza. Icya mbere kwari ukurira, ntabwo birizaga umunsi batarize. Icya kabiri ni ugukumbura Yerusalemu, kandi Imana utugaruye. Yo Yerusalemu ni nkwibagirwa, ukuba kwanjye kw'iburyo kuzibagirwe gukora, ururimi rwanjye ruzafata n'urusengero rw'akanwa, ni ntakunda Yerusalemu ngo marutisha ibyishimo byose, ngo bagakumbura ariko bakabura umuntu wabajyanayo. Bigeze rero muri Ezekiel 36, Imana ibaha imbabazi batari bakwiriye. Ubundi ukurikije ibintu bakoze bari bakwiye gupfa, ariko kubera ikiguzi Imana yabatakajeho ibashyira mu ishuri ry'uburibwe ngo ribavanemo abantu Imana ishaka. Imana rero niyo yaje kubashaka, ntabwo aribo bagiye kwishaka. Muzasome muri Ezekiel 36, Imana irabasura irababwira ngo ngiye kubogesha amazi meza.
nindangiza mbakureho umwanda wanyu wose, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbaho umutima mushya n'umwuka mushya. Icyo gihe muzaba mubaye ubwoko bwanjye, nanjye mbaye Imana yanyu. Kandi si ibyo gusa, ntegetse ingano kugwira, ntegetse n'amatunda kugwira. Amatunda yasobanuraga ji mu muco w'Abayuda, ingano zasobanuraga capati. Imana yari izi ibintu bijyana. Igeze muri Ezekiel 37 bamubwira ngo hanura, imweretse amagufa mu kibaya. Barabisire batakaje ibyiringiro, bona na amagufa yumye. Iramubaza ngo amagufa yakongera kubaho? Arayibwira ngo mwami Nyagasani niwo bizi. Arahanura ngo hanura, habaho guhinda gukomeye. Amagufa aregerana, inyama zizaho, amaraso azamo, basigara bameze nk'umurambo. Imana yongera kubaka ubuzima bwabo bw'umwuka, ngo itegeke imiyaga kuza, umwuka ubinjiramo ngo bireme inteko. Ezekiel barabamenya, aravuga ati nabo kwa Rubeni we, nabo kwa Yuda we, uzikora kwa Benyamini, ngo barabamenye. Nibwo Imana yataye umutima wa Kura umwete, iramubwira ngo urabarekura cyangwa ntubarekura. Kura arayamanika ati ndabarekura. Abarekuye abambere rero batashye. Haleluya. Bagendaga baririmba bavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Haleluya. Reka mvuge ibintu bikeya kuri aya magambo ubundi dusenge. Ijambo rya mbere nshaka kubatangariza, bahawe imbabazi batari bakwiriye, bagombaga gupfa. Bwira mwene so ngo urupfu, bagombaga gupfa. Bahawe imbabazi batari bemerewe, kuko bakoze ibintu bibi cyane. Bavushije amaraso, basambanira ku gasozi, basambaniraho ibitambo by'Uwiteka bitambiraga, baravanga, batesha Imana umutwe. Imana irarakara, ikajya ibabwira iti narakaye, bakavuga ati rakara cyane. Bahawe imbabazi batari bemerewe. Mu cyimbo cy'urupfu Imana ibaha imbabazi, tuyishimire. Haleluya, 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 haleluya. Bene data, mu bintu dukwiye gushimira Imana, mu ndebe hano ndi hafi gusoza tugasenga, Yesu ashimwe. Dukwiye kwishimira ko hari ahantu twageze nta zindi mbaraga zadukura. Imbabazi z'Imana akaba arizo ziyatuvana. Ubu nta hantu wageze mu buzima bwawe ukabona ntiwahikura, ariko imbabazi z'Imana zigahagukura. Nubwo wari wagiye muri gato y'umuhungu, ariko havanamo inda. Ko mbwirije nkabona mundeba kandebe hariya. Buriya nubwo winjiye muri gato ukaba warashatse uyu munsi, ariko uzi ukuntu wahumagiye uvuyeyo. Uvuga uti iki gihungu ni Sarubere yaramfashe ku ngufu, burya inda wari kwivanayo, ariko imbabazi z'Imana zarahagukura. Uyu munsi bavuga ati abagore muhaguruke mushimira Imana, abantu mwashatse mudatewe inda. Ukavuga ati amina, bakagira ngo nibindi byishimo naho rukwibuka. Hari ahantu Imana yagiye idukura, nta zindi mbaraga zahadukura. Muranyumvise bene data? Imbabazi z'Imana, mu rukundo rw'Imana, Imana ikahatuvana. Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Kongera tuvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, tuzamura amaboko. Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Yewe nageze mu wa gatatu primaire nta kintu nzi nda. Ntago nzi impamvu nafashwe n'ubuhamya, ariko banza ndaje bisobanure. Mu mashimwe hari ibintu bine bikorwa. Hari ukuririmba, hari amagambo umuntu yanditse asoma, hari uguhagarara imbere y'abantu kabivuga aricyo twita ubuhamya, hari ukuzana ibitambo utavuze. Sibyo? Ibyo bintu byose birakorwa mu gihe cy'amashimwe. Ngewe nageze mu wa gatatu primaire, igihekane nari nzi ninda. Biba ngombwa ko bansubiza mu wa mbere primaire. Mu wa gatatu namwe nimurebe ukabuza inda nayo kugira ngo nyandike, barambwe bati andika ijambo ririmo nda. Nkajya ku idirishya, hari idirishya twagiraga ry'ikirahure, nkashyiraho urupapuro. Murabise ukuntu twajyaga tubigenza mu gitabo, ugahita wandika indege. Habagamo indege mu gitabo twigiyemo kera. Nkahita si indege singiye, harimo akavuga atari ko stupide. Ariko ngeze mu wa mbere ubwenge bwaraje shaho. Nasubiye inyuma mu wa mbere primaire, ubwenge bwaraje.
ku buryo nabaye wa mbere ngeze aho ndabihaga nkajya nihindura wa gatatu, kandi kugeza muri university. Kandi n'uyu munsi mba numva burimo, niyo nkora akazi mba numva mfa kuba mfite ibihe byiza gusa, mba numva hari akayaga gahuhamo, mba numva burimo. Aba barokore baranyumvara, ndi mu bantu biga ibintu vuba vuba nkabifata vuba vuba. Nize muri departement muri university yiga ibishushanyo byinshi n'ibigambo byinshi ku buryo wasanga dufite page 3000. Ngewe nabiborokaga ijoro rimwe bikajya saa 8 mbirangije. Kwari nko guhuhuta tu, narazaga nkayicara. Tuvuga niba rutunyamaswa dutoya ngiye kwiga invertebrates. Ubwo abandi bamaze icyumweru cyose, kandi ngo ngewe mvuye mu murimo w'Imana bikagira saa 9 mbisoje. Batuzanira ikizamini ngakora, mwarimu kamera tujye wandika ibintu bike turabizi kubizi. Byahebyo kajya ni Imana yahankuye. Nari kuzapfa ndi cyoti. Ko ngewe narinze soza nta muntu mu rugo mbajije amanota. Urumva hari bya bindi mwe mugira ngo ufite ishuri nyuma y'uko urangije kwiga, bya bindi abana mu bahango coaching. Bwira mwene se ngo yari imiteto. Njya gukora ikizamini cya leta mu nteye kwibuka ibintu byinshi. Hari ahantu Imana igukurayo yonyine, wabigenzura ugasanga nta muntu wayifashije, nta mbaraga wari ufite, nta bushobozi umuryango wari ufite, nta maboko akomeye wari ufite. Shano haleluya, ukabana n'Imana yahagukuye yonyine. Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Ngiye gukora ikizamini cya primaire, nagiye kumva numvijwe, nigaga igice. Rirambwira ngo Jean Paul ukwiye kuzajya uzinduka saa 12, nta muntu mu rugo wambyukije. Nkazinduka nkiga imibare. Umunsi nkora ikizamini cya primaire narabwiriwe, ariko nabaye wa mbere muri commune. Iwacu hari mu cyaro aho batambaraga inkweto. Bagiye kuma ikigo, bampa ikigo kiri mu mujyi. Ubwo mba ndawufashe, kandi ubu narawukaciye. Abarokore baranyumvisera. Ibyo bintu yambigenzuye, nta mbaraga za data, nta mama wagiyemo, nta mukuru wanjye, nta anko, nta tante, ni Imana yabikoze. Iyo itancomokora kuri iyo mizimba narapfiriyeyo. Uba warapfiriyeyo. Hari ibintu Imana yakoze nta muntu yifashije kubw'imbabazi zayo, kubw'urukundo rwayo, irabikora. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, nta nubwo twari tubikwiriye. We don't deserve it. Ntabwo twari tubikwiriye, ntabwo twari tubikwiriye, ntabwo wari ubikwiriye. Hari ukuntu umuntu yiyemera ngo ngiye ngo nari umuhanga, ngo nari vibrant. Wahe wokajya ko Imana ari gushyiramo akantu kazajya wirebera ikibaho ukabona ni ibintu byiruka, ariko ubona inyuguti ziraje, ubona ndawura yanditse, wandika igihekane, ubona rompuma umenye kuyambuka. Naje kwiga muri lycée do Kigali ntazi kwambuka rompu. Hano hirya nahageze ntazi kwambuka rompu, mbura n'ahantu ndara. Nibuka ko twacumbitse hano hirya, hano twacumbitse simbibuka neza. Wari umuyobozi yaratwirukanye navuga ngo nta macumba bahano. Tuje mu wa 4 njya gucumbika. Wireba ukabona urinjije, ukabona wahungabanye, ama etage yaguhungabanije. Nsigaye mpakata nk'umunyamugi. Imodoka yagera nkayibwira ntihagaze boss mbanze nyureho. Shaka nasoreza ibyo ngibyo biramaze. Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Kuba bataragutera inda n'umwifato wawe uhengamye, wagakwiye kubishimira Imana ndetse ukayishimira upfukamye. Kuba utarankura umogi uturanye n'abanywara umogi. Ngewe ngiye kubabwira kandi kantu mutari muzi. Ntago nge ntanga ubuhamya, ariko uyu munsi sinzi cyambaye. Ejo Imana izamfasha natanga ubuhamya nzigisha. Dore ko mba nanditse muri agenda biba byuzuye. Ariko ndagira ngo mbaho ubuhamya bukeye. Simubona Jean Paul natangiye gusengera muri ADPR mfite imyaka 5. Ku musozi wacu nta muntu numwe wari ukijijwe. Dera yari ndaya butwi, data yararaganywa, iwacu bararaga bateretse abantu na mama yaranywaga, kandi baje hano babibabwira. Konse twari duturanye hirya y'iwacu yarwanaga n'umugore induru zikavuga, kandi abagabo ku musozi wacu barwanaga amparalele. Ubwo niba konse yakubise umugore, muzehe yabaga byumvise, honda mukecuru mujamari inyuma kwa Dera bakarwana. Twari tubayeho ubuzima bw'ihahamuka,
ku buryo ngewe niyo mpuye n'abantu ngasanga byarankurikiranye, niyo mpuye n'abantu nkabona bari kurwana ntega moto nkahita ngenda. Murumva bitarankomeranye? Ku buryo niyo mpuye n'umuntu nzi bakambwira ngo yakubise umugore, sha ndatongana ubanza Yesu aje icyo gihe akinsanzemo kunjyana mu ijuru byasaba kunyugunyuza akoresha turwaye. Ngire kwita umugore urumva bitanibuka barwanaga en parallel. Umunsi umwe njya mu bapene dufite ibintu bituniga mu rugo. Data yari afite imirimo yakoraga kuzi wacu byagusabaga uruhushya. Abadayimoni bakaza kutuniga nijoro, bakazana umudayimoni nge wanigaga, ubwo wenda nawe ufite uwakunize, yazanaga ikiganza kimeze nka barafu, akaza agahita mfata akaniga. Buri gihe cyose navaga ngasanga mu rugo baranzengurutse, nta sengesho nta ndakuratse muri data sinigeze mubona ajya no mu Katolika. Ukabona baranzengurutse n'itara ryo mu cyaro nyine murarizi, byari ndituziranyeho arabwenge bavuye mu cyaro. Ntago nshaka kumena amabanga yo mu cyaro. Najya ko nkabona banzengurutse mu ndebe hano, nkavayo ndiko ngo cyari kinyishe ku buryo natinyaga kuryama. Iyo ijoro ryageraga numvaga ntashaka kuryama, nta nanone nashoboraga kujya mu mwijima, numvaga umutima wanjye urahahamutse. Ariko umunsi umwe mfite imyaka 5 naracukiranye nyine ndi umwana mukuru uzi ubwenge, ko nari umwana w'imfura mu rugo. None mfite imyaka 5 njya mu bapene, bicaraga kuri bikarakara, ariko bafite Imana, bafite Kristo ubitse ubuzima muri we, ni mu buzima bwahishwe. Muzambabarira umunsi umwe nzagaruka naje kuvuga ibi, mbigisha uburyo muri Kristo ari mu buzima bwose Imana ashatse guha umuntu, yarabufashe bwose ibubika muri Kristo. Iyo tumwakiriye tuba twakiriye byose, tuba twakiriye ubugingo, tuba twakiriye umutekano, tuba twakiriye uburinzi, tuba twakiriye umunezero, tuba twakiriye ibyishimo, tuba twakiriye imbaraga, tuba twakiriye igitinyiro, tuba twakiriye amahoro menshi. Muzambabari umunsi umwe mu mwanya mbigisha kuri Kristo, maze iminsi muhishuriwe ibintu bikomeye. Haleluya. Tugezeyo rero abarokore ba kera ntago birukanaga abadayimoni nkamwe. Iyo bamwumvaga mu iteraniro barahindaga nk'inkuba, turakuvunaguye dayimoni kubita. Noneho umugabo wari wabwirije yarabwirije, umuntu azana inzaratsi. Umuntu aravuga ati ndahiye we mfite inzaratsi, kubera ko narigeze mbona inzaratsi muri famiye yacu. Nta bintu by'inzaratsi byahabaye nubwo barabapagani, nshaka kujya kuzireba, ariko abadiyakoni ba kera bagiraga amahane baratubuza. Ntaha nabonye inzaratsi, ariko ntaha ni ijambo rimwe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Cya kigabo rero kiragaruka. Hari amasaha cyazaga nticyagajyaga gisiba. Mubare mbabwira ibintu bikomeye, nubwo abantu bari mu bupagani babereka ibyiza, biriya ntabwo ari ukwishima n'ugushinyika. Abantu bari mu bupagani ashobora kukwereka yuko aguwe neza, wow, akajya agenda akavuga ngo wow, ariko bameze nabi. Ubutware bubari hejuru, umwijima urabuditse, bafite igicu cy'abatwaye ubugingo buzima, bamerewe nabi. Satana bakiniraho nk'ukinira muri stade. Ndataha ngeze mu rugo ndyamye, cya kigabo kiragaruka. Iyo cyazaga rero nahitaga mera nk'ugiye muri koma, cyari cyaramahamuye. Uvuge ngo ari wararenganye, ubwo ntimwazangurira bombo yo ku gati, basi nkumva ndi gukira ibikomere gake. Muzashaka uburyo mungurira bombo yo ku gati. Cyo kigabo cyankoreye ibintu bibi kandi ndi muto. Reba kuvuka ufite imyaka 5, ikintu kikazajya kikuniga rwose. Reba kana k'imyaka 5, none murebe ukuntu ngana ndi umugabo, murebe ndakana ukuntu nanganaga. Ubuguru busharaje riya butambara inkweto, akana k'agahungu karaho gafite ubushapu kavutse gacukiranye. Reba urudayimoni rurarukaniga, nta nimpuwe bigira bira bidayimoni bikaniga. Noneho rero umutima wa Yesu ugenda uhita ugaruka. Nibuka amagambo yavugiye mu materaniro, nubuka bavuze ngo mu izina rya Yesu, bitambuka ni mu izina rya Yesu, numva kirarekuye, ni mu izina rya Yesu kirarekura, ni mu izina rya Yesu kiba kirarekuye. Muranyumvise? Ku yindi minsi yakurikiyeho mbangiye noneho ku rusengero, mba ninjiye ku rusengero, mpageze nicaye ku rusengero kirangira igiti. Hari abantu muzabona baseka ukagira ngo ni ibyishimo, naho bafite ibintu biri kubakira igiti. Nyamara mwagakwiye kuzangurira bombo. Ndumva nshaka kwibebeza rwose. Muzangurira agafanta rwose, muzareba ukuntu mubigenza. Cyari ukuntu mubigenza rwose. Awi. Ngeze ku rusengero kirakira igita, kirambwira ngo sohoka. Ndasohoka.
ndasohoka, bagira ngo ni ibintu bimbayeho. Ngeze ku muryango umwuka wera ntiyatuma nsohoka, mpagarara mu muryango nk'ipoto hano ndeba hanze, ndahagarara, nta jwi numvise, ahubwo ni umutima numvise, numva urambwiye ngo nsubirayo ndicara. Maze kwicara haciyemo igihe, murimo muranyumva, nza gusobanukirwa ko ntari ikibuga na stade abadayimoni bakinemo bahaza. Nabaye umwana w'Imana, bitambwira shitani ni kuva uyu munsi sinzongere kukubona ukinira ku buzima bwanjye. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi muzabaza abadayimoni abaganira nabo, bazababwira turamuhungu. Njyewe niyo nasengeraga abantu bafashwe n'amahembe n'abafashwe n'abadayimoni, bapfa twarahuraga bakavuga ati uyu muhungu, duhita tugenda turazirana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kuva nimugoroba kugeza mu gitondo. Ko ngiye mbafiteho ibintu bibi bankoreye. Ndangije kuva uwo munsi ndakira, nkirira mu muryango wa gipagani, nta muntu n'umukijijwe. Yesu arandera. Ubu njya nibaza impamvu ntanyweye inzoga. Mu rugo bigeze gukora ubukangurambaga bwo kunsomesha inzoga ndanga. Datarambwira ati waretse tugasangira mitsingi, ndabihakana. Naragiyemo kabisa, naratebeye. None Imana ingiriye neza inyuzuza umwuka wera, ndasaranguka kabisa, ndasaranguka. Muzehe akavuga turanywa inzoga, atumira n'abasore benshi b'abajene, twari turangirije mwe segonderi, ndanga. Wowe wenda bashobora kuba bagucunga, nge ntawancungaga. Bagera ku rwego none bahindura ubundi buryo, barambwira ngo none se wowe ubyaye umwana twamurera, ubwo bashaka ko nkora iki? Sambana. Muzi icyo Satani yashakaga? Yashaka gukora uruhererekane, kuko dayimoni zafashe umuryango ntiziba zishaka kuhava. Iyo rero ucomokotsemo ziba ziguhombye, ziba ari uruhererekane. Urumva byari gufata Jean Paul bigafata abana be bikazakomeza, dayimoni akabona ubuturo. Ngewe rero ncomokotsemo akangurira abantu bose kubinkangurira. Ntabwo njya nibaza ukuntu nashatse ntarasambana nigenga. Ngewe bashobora no kumbwira ngo wawe wateye inda, wawe wowe baragucunga iwanyu, baguha n'amabwiriza akomeye, nge ntawayampaye. Yesu turabana, turakomezanya. Muranyumvise? Ni nayo mpamvu njye ndi muri fiançaye narakabyaga cyane. Nabwiye umudamu ntituzajya tuvugana bitarenze saa 4. Urabyumvise? Numvaga nta bintu by'imitereto nshyiramo ngo shyiramo umuryango abadayimoni bazakoreramo, ko numvaga ntacyo twatuganira saa 9. Ni bya bindi abahungu babaganira bya rojorojo, aro uryamye ureba he, ni iburyo ni ibumoso ni inyuma. Numvaga ntabikeneye. Kandi akenshi saa 4 nabaga ndi mwivuga butumwa ni mu makorari nijoro. Icya kabiri namubwiye ko tuzarinda tubana tudahuriye muri ghetto nari nyifite. Afite ghetto igira ibyumba 2, ngira n'ikindi cyumba ku ruhande. Ubwo byari 3. Mubwira yuko bitazakunda ko ni segonda ndimwe tubana yarakandagiye muri ghetto, kandi twanize tubana dakandagiye muri ghetto. Ndangije namubwira n'ikindi, nitujya duhurira mu mujyi tugiye kuganira ibintu by'ubukwe, bikagera saa 11 n'igice, nzajya mpita ngutegera moto utahe. Kwi wanyu bakumpaye witonda, bagomba kubona ko n'umugabo ugiye gushaka yitonda, utagucyura saa 4 saa 5 saa 6. Impamvu wenda mukina n'ibintu nuko mutazi ko byavuye ahantu hakomeye. Ndangije Imana irabimfasha. Ku munsi w'ubukwe rero nari nuzuye umunezero, nabanje muri burakeye nasarangutse. Urumva Imana ari yantwereye impana amadolari, uwo munsi nagomba gutura amadolari. Nta kibazo nari mfitanye n'imodoka, nta kibazo nari mfitanye n'ikintu cyari cyo cyose. Imana yampaye ibintu byose, none iranezeza, nuzura umunezero. Nibutse ko nazanye umugore bigeze saa 12 bamaze gutwikurura, nibwo namurebye, we hallo meze neza, Marina ahita aseka. Ndamubwira wow, uziko nakoze ubukwe we, dutahesha turatahana amakorari menshi, tugeze mu rugo buzura umwuka wari umusaza urara abirukana ati Jean Paul arasenze mutaye. Ariko ibyo bintu byose byambayeho kubera ko Imana yangiriye imbabazi. Ninde wari kunkura aho hantu? Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Kamvuga icyo gutura hano mu mujyi, muraseka. Hari ukuntu umuntu abona ari mu mujyi akagira ngo ni ibintu byoroshye. Mwebwe nuko mutazi ubuzima bwo mu byaro. Mu byaro bapfa ibintu bibi bito. Yandengereye, yarankandagiriye ibishyimbo, ese ibirenge ni byande. Noneho utuye ahantu n'umuturanye atakubaza uko wabyutse. Nyamara nubwo wenda bitaryoshye cyane, ariko ni byiza samuha. Ko mu cyaro umuntu areba mu nkono yundi, ariko ibyo bishyimbo bihumuye ni kwande.
none iyo ubaye uri umusirimu gateka ya mireti, ibyo bintu binuka ni ibyandi. Uzi ko hari abantu bangana natwe batari bashobora no kwiyambutsa rompuwe, aza muri uyu mujyi ukabona meza arya, kandi utwana two muri garidiyene tuyambuka. None mwebwe mwabaye abazamani, Uwiteka yadukora ibikomeye. Haleluya! Icyanyuma Imana irangije iraduhamagara kweri kweri. Niba hari igitangaza gikomeye cyabaye mu isi y'abazima, ni ukwitwa ko dukorera Imana. Kuko Imana ishoboye kwikorera ibintu byose, ishoboye kubwiriza, ishoboye guhanura, ishoboye kwiririmba. Iyo duhamagaye nuko twegereza serivisi z'ubugiraneza. Ubu ngiye nicariye muri serivisi z'ubugiraneza. Wow, umuvuge ngo wow. Uwiteka yadukoreye. Ndagira ngo dusoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Dawidi yigeze kubyina, abyina yibagiwe protokole z'ibwami, ariko ntihari yazibagiwe. Bagiye kubona Dawidi arimo arabyina nka Patrick. Arigiye Patrick akibagirwa protokole zaho yabaye. Kandi muri iyi minsi numvishe n'amavuta yaraje. Mwebwe murumva ataraje? Mbere yararimbaga kandemerera numvaga bitajyana. Ariko muri iyi minsi hajemo amavuta. Muza kantu navumbuyemo, umuntu naza akabivanga, mujye mumureka bivange, amavuta azamusanga mu murimo. Mwabonye ko yaririmbye ukumva biramitinga kabisa. Courage brother, amavuta arimo. Bagiye ko nabona Goliya, babona Dawidi arimo arabyina, akabyina bivanga. Noneho akajya asimbuka agaca ikibungo. Nawe reba, yibagiwe ko ari umwami, ngo umwenda yari yambaye ubwamu kabeyuka. Ntabwo waguye, warabeyukaga. Abamurebera muri protokole z'ubwami bakaba ngo no, seru zezenge we. Ariko ndashaka kubabwira ijambo Dawidi yatekereje. Muvuge ngo bahuye bakuze. Ngo arangije arabyina, amaze kunezerwa. Ndashaka kuvuga amagambo akomeye nsoza. Ngo amaze kunezerwa arabyina kabisa, agatamba ibitamba akabyina. Arabyina we, arabyina cikibunga arataraka, arabyina. Ngo amavuta amaze kumwuzura, aravuga ati ntabwo umuntu twajyanye kuzana isanduku y'isezerano nataha tudasangiye umutsima n'inyama. Ahita ategeka protokole ati muteke vuba vuba mubiza. Ngo barabizana bararya, atahana amavuta jejeta, agiye gusabira umugisha mu rugo. Ahageze asanga umugore bahuye bakuze. Wumva inkuru ze nk'amateka utarayabayemo. We Dawidi, pourquoi pas ubyina nkaho wabaye? Namwe mureba agasomborotso yari afite, nubwo ari agasuzuguro n'agasomborotso. Kubera icyo ubyina muri ubwo buryo, kubera icyo ubyina amusuzugura cyane. Dawidi ahita amusobanura ikintu, aramubwira ngo ngewe buriya ubwo twatambaga ntabwo nari mpari. Nahise nsiga abantu bose, narebye mbona bose twahuye ari uko Imana yakoze, twahuye ari uko nkuze. Mpita njya mu rugendo Imana yangendesheje badahari. Mbona Imana ikuraho so Sawuli ku ngoma, yarangiza ikanyimika. Yamubwiye ibimwerekeye, ariko ashobora kuba aratekereje byinshi. Yatekereje amajoro idubu zamusangaga ari wenyine mu ishyamba, nta mukuru we, ariko Imana ikamuha imbaraga zo kuhaba. Yibuka ahagaze imbere ya Goliyati, abantu bategereje yuko aseba, yakoresheje intwaro zitareze, Imana ikamuha kumuhangamura. Yibuka Sawuli amuhiga afite ubutasi n'igisirikare, ariko Imana ikamukiza ikamutabara, ngo ayibyinira mu mwihariko we. Ndashaka kuvuga ijambo rikomeye rero. Gushima ntabwo ari ugushima bya rusange, ni ugushima mwihariko wawe. Hari ahantu wagendanye n'Imana tutari kumwe, aho ugomba kuyibuka kugira ngo ugire umwihariko wawe. Hari ibyo Imana yagukijije tudahari, ugomba kubishimira Imana ngo ugire umwihariko wawe. Hari ibintu Imana yakoze mu buzima bwanyu twebwe tudahari, uwo ni wo mwihariko wawe. Ubukwe bwarabaye, twakoze amakwe turi benshi, sibyo mwene da cyangwa wamuzi, ariko buryo ufite umwihariko wawe.
hanjye agakote nambaye umuntu yakanguriye mu Butaliyani. Reba mwene Munyankindi bamuguriye ikote mu Butaliyani. Noneho ngo aribagirwa ashaka kurisubizayo, ageze ku kibuga cy'indege aravuga ati narizaniye Jean Paul, arampamagara aturihe ngo ikote ryawe ko bagiye kurisubizayo. Shana yambaye neza we, wow. Uyu mujyi naje ntasangayo anko nta tante nta, none nawe ukoreramo wa ngiye ngukoreramo, ngiye mfite ikarita y'akazi. Ubuzima abantu bahungu bari kubyumva. Haleluya! Gushima nugufata urugendo wagendanyemo n'Imana tudahari, ugafata ubuzima Imana yakurokoye tudahari, ugafata imibereho wabayemo tudahari, ugafata uri kwiseta nta muntu uhari, ugafata uri hagati y'urupfu nta muntu uhari, ugafata indwara Imana yakurinze nta muntu uhari, warangiza ukabihuza bikavamo umwifato wo gushima. Niba ari ukuguruka ukaguruka, niba ari ukubyina ukabyina, kubera ko Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Muzehe babantu bamugirira nabi, twese nta wari uhari. Kandi nanjye abajura bigeze kuniga banjugunya munsi y'umuhanda, nta muntu numwe wari uhari. Ndahari rero ngo nshima Imana mu mwihariko wanjye. Ninumva haje agakorasi tuzaririmba, ubwo nyine ntimuzambaze protokole z'indirimbo n'amajwi, ni gutya tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Murabona ukuntu nyiririmba, ni umwihariko wanjye. Ninumva kuyiririmba mfukamye ari byo biryoha. Tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje, ahara marira wahinduye umunezero. Mwami wanjye we zakunambaho, mwami wanjye we zakunambaho. Mberi ingabo Yesu, mberi ingabo, umberi ingabo mwami, umberi ingabo, mberi ingabo mwami, umberi ingabo, mberi ingabo mwami, umberi ingabo. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama, tuzazamura ibendera y'umwana w'intama waneshe. Mbega Imana we, mbega Imana, mbega Imana we. Urumva nta jwi ryose, nta baritoni, nta ruto, nta soprano, ariko ndi mu mwihariko wanjye. Nguko gushima Imana ishaka. Bwira mwene so ngo nibyo Imana ishaka. Ndagira ngo dusenge. Imana ibahe umugisha. Kamvuga ikintu kimwe, nimushima Imana bizagira ingaruka ahantu hane muhatahane. Bigira ingaruka kuri wowe ushimye, kuko Satani arashaka kukubona mu bihe byo kudashima gusa. Urakaye ubwira Imana uti warantaye, waranjugunye wowe. Iyo rero ushimye bizana andi mavuta mashya. Bwira ngo amavuta mashya. Bwira uwo mwegeranye ngo ibanga ry'amavuta mashya. Cyo ni icyambere, bizagira ingaruka kuri wowe kandi nziza. Aha kabiri bigira ingaruka, ndabivuga nakoresheje byanditswe kubw'umwanya dusenge. Bigira ingaruka kuri shitani. Aravuga ati uyu muntu ubwo yashimye simukira. Harazi ko ugeze ku rwego rwo kwiyahura, agahinda gakabije kazakwica. None iyo ushimye bimugiraho ingaruka, biramumenagura. Hari abadayimoni byirukana. Bwira mwene so ngo gushima hari abadayimoni byirukana. Hari abadayimoni bisora mu muryango no mu rugo. Aha gatatu bigira ingaruka. Bigira ingaruka ku Mana. Mu bintu Imana ikunda amashimwe avuye mu mitima, avuye mu mwihariko w'umuntu. Ahanyuma bigira ingaruka kuwumva. Iyo washoboye kuvuga, hari umuntu wumva ari mu buzima akavuga ati Imana yamukije kiriya, icyanjye kiroroshye. Ni nayo mpamvu Imana yababwiye ngo bazenguruke Yeriko karindwi, kwari kugira ngo batekereze Imana yabasanze mu Egiputa, igakoresha ukuboko kurambutse, amaboko akomeye, ibimenyetso, ibitangaza. Bayibuka baza kugera ku nshuro ya karindwi, amashimwe yazamutse ari umuriro, ku buryo nibavuza induru bayivuza bari mu mwihariko w'Imana yakoze mu buzima bwabo. Haleluya! Ndagira ngo duhaguruke dushime Imana. Kandi muzazana amaturo, muzazana imiganura, muzazana ibintu biremereye, muzafata ibyemezo bikomeye, mushimire Imana mu buryo bukomeye, kuko Imana yakoze ibintu bitangaje. Ndagira ngo dusenge.
Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yankoreye ibikomeye nanjye ndishimye. Uwiteka yagukoreye ubukwe iwanyu ntabwo bakora, ukwiye kwishima. Imana yakuvanye mu bandi bakobwa batwara inda, wowe uri umudamu kandi wiyubashye. Imana yaguhaye icyo ukora utarakandagiye mu ishuri kugirira neza. Imana yaguhaye akazi muri benshi b'abashomeri. Imana yaguhaye umurimo wayo mu gihe abandi bakizerera. Imana yagukuye mu byaha mu gihe abandi bakibirimo. Imana yagucomokoye kuri dayimoni igucomeka muri Kristo Yesu, ubarurirwa ku ifishi y'Imana. Dufite ibintu byinshi byo kwishimira. Mana turagushimiye, turagushimiye cyane. Mureke dupfukame twese dushimira Imana. Talasi andala kita mento senavovando azonekota. Turagushimira itorero rya Biryogo, warinze iri torero urwana intambara za nijoro n'izo ku manywa. Iri torero racyari mu Biryogo, warinze korari rangurura, warinze ishimwe, warinze narada, warinze urubyiruko, warinze abagabo, warinze ababyeyi, warinze abakora umurimo bose hano, warinze umushumba, warinze bene data, wabanye natwe, waduhaye ibyo gukora, waduhaye ingo, waduhaye ubuzima, waduhamagariye mu murimo, waraturinze, waraturwaniriye, wadukijije indwara, wahaye ababyeyi kubyara, wakinguye imiryango, wamenaguye ibikombe bituzuye, imihanda idaruwe warayiharuye, inzugi zikinze warazikinguye, wavanye imigambi y'inshakura, waburishemo ibitero, wakuyeho impanuka, wakuyeho ibyo baduteze, wamenaguye indwara zidakira. Warakoze mwa, warakoze mwa, warakoze mwa. Ntago byose twari tubikwiriye, ariko warabiduhaye mwa. Waturokoye ibihe byo kunywa amayoga, waturokoye ibihe by'ubusambanyi, waturokoye imitego yapanzwe, wafashe mpiri imigambi y'inshakura, wakubise hasi ibyadupangiwe, wavunaguye imigambi ya Satani, waturinze ibyago n'amakuba, waturinze amarira, waraturinze mwa, waturinze impfu zitunguranye, waturinze amaksida, waturinze mwami kumanika amaguru mu bitaro, watubereye maso, abarwaye warabakijije, abari barembye wabavanye muri koma, waturokoye amaboko mabi, waturokoye imbaraga mbi. Haleluya. Shelatalasi andala kita, wakoze ibitangaza, waduhaye kwiga turarangiza, ukomezanyije natwe, wakoze iby'imbaraga, wadukoreye ubukwe, waduhaye abana. Letasi anda malati shalati atoleso, waduhaye kuba mu mujyi, waduhaye aho dutuye, waduhaye ubuzima, wakoze iby'imbaraga, waduhaye imyambaro, waduhaye ibyo kurya, waduhaye ibyo kunywa, waturinze umwaku, waturinze abadayimoni, waturindiye muri isi ishaje, waturinze umwijima, waturinze ibikomeye, waturinze mwa, waradufashije turiga, waduhaye ubwenge, wadufunguye umutwe, wakoze iby'imbaraga, wakoze ibitangaza. Dushimiye Imana yera, dushimiye Imana yera, dushimiye Imana yera muri amateraniro. Turavuze ngo Imana ishimwe, waduhaye ku maraso yawe turanywa dushira inyota, waduhaye ku mariba mara inyota, waduhaye agakiza, waraturokoye, turi abana b'Imana, dufite ubugingo muri Kristo Yesu, dufite ubuzima buzira umuze. Imbaraga zawe zaraturwaniriye, ubudahangarwa bwabanye natwe, waturinze umwijima, waturinze icuraburindi, waturinze umwijima. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye mwami Yesu, wadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ibyateraga abantu agahinda turabyirukanye, ibyabereka ko ntacyo wakoze turabimenaguye, umwijima wajyaga ubatera turawumenaguye. Irukana ubwoba muri aya materaniro, irukana agahinda gakabije, irukana imbaraga mizaganirizaga abantu. Reka dutekereze urugendo rwacu, turabivana mu mwihariko wo gukorera Imana. Mureke duhaguruke dukomere Imana yacu amashyi hano mu Biryogo. Tugiye kuyikomera amashyi ku buryo abadayimoni bamenya ko twazirikanye icyo Imana yakoze. Yakome mu mwihariko wawe, komera Imana amashyi cyane.
kubita abadayimoni, mwaza satani, mwaza ikuzimu, mwaza imbaraga zagukurikiranye, mwaza ibyashaka gupfa, menagura ibyashaka gupfa, kubita hasi satani, kubita hasi imbaraga ze, kubita hasi ubutware bwe, kubita hasi ibikugendaho katika jina la Yesu. Dukomere Imana amashyi cyane, dukomere Imana amashyi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Muhagarike mbabwire icyo tugiye gukora. Kureka amasaha arimo akura, muhagarare, muhagarare nk'amapoto. Hari iminsi twabayemo tudashobora guhagarara, hari ibihe twabayemo tudashobora gukandagira ku makaro, hari ibihe twabayemo Imana iradutabarira turengera. Tugiye gukorera Imana ibintu biyiryohera, iryoherwa ifata indi myanzuro ya gahunda zikomeye. Uragira gutya kandi utuje gutya kabisa. Tugiye kuyiha icyubahiro cyo muri siransiye. Wowe zamura gutya, ibi babyita patos. N'ubujiji ariko bubitsemo imyanzuro y'Imana, n'ubujiji bubitsemo ubuzima. Yongorere, yibwira uti mwami mwiza, yibwira uti mwami Yesu, mubwira uturi mwiza, urandyohera. Ugire gutya cyane, ushyiremo umuvuduko. Niturangiza turatera haleluya, turatera haleluya 7. Gira utya, iya mbere haleluya. Amen, 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 amen. Yo ni iya mbere. Twongere, gira utya, ibuka umwihariko w'iby'Imana yakoze. Ibuka mu rugendo rw'amashuri muri segonderi, ibuka muri universite, ibuka mutegura ubukwe, ibuka ugera i Kigali, ibuka wiga bwa mbere. Twongere haleluya, Mana yarakoze. Twongere, twongere, twagiye. Gira utya, ibuka iby'imbaraga Imana yakoze. Shelata lasi andala kita, ibuka iby'imbaraga Imana yakoze. Haleluya, Imana irakoze. Iya kane, nukwikiza ubwoba, nukwikiza umutima mubi, twikize agahinda, twikize iterabwoba. Menagura izo mbaraga, irukana abo badayimoni. Haleluya, Imana irakoze. Tugeze ku ya gatanu. Iya gatanu niyo kwataka imisozi. Imisozi kuri imbere turayatatse gutya, tugire gutya. Imisozi kuri imbere turayatatse, ibikombe bituzuye turabyatatse, imihanda idaharuwe turayatatse, ibyugi bikinze turabyatatse. Tugaruje impano z'Umwuka Wera, tugaruje ibihe byiza byo kuzuzwa, tugaruze amavuta mashya. Iyo ni iya gatanu tugiye gutera. Haleluya, Imana irakoze. Tugeze ku ya gatandatu. Twongere tugire gutya, mwirambirwa, sindarambirwa gushimira Imana mu mwihariko wanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya gatandatu yo kubibwira ngo turakubaha, turagukunda mwa, tuzagukorera, tuzakunambaho, tuzakuvugira, ntituzaceceka kubivuga. Wakoze ibikomeye, turishimye. Twongere haleluya, Imana irakoze, Imana irakoze, Imana irakoze, Imana irakoze. Iya karindwi rero niyo ya nyuma. Ubanze muruhuke gatoya, muruhuke gatoya. Twatangiye ku ya karindwi. Gira utya, ongorera Imana ibintu byiza. Yibwire ngo urashoboye, yibwire ngo uri umunyembaraga, yibwire ngo urahambaye, yibwire ngo ntawe usa nawe, yibwire ngo niwe munyembaraga, niwe watwubakiye, niwe wadutabaye, niwe waduhaye abana, niwe wanzanye i Kigali, niwe wanyigishije, niwe wampaye ubwenge, niwe wandindiye abakobwa, niwe wandindiye abasore, niwe wandinze urumogi, niwe wankuye mu nzoga, niwe wankuye mu businzi, niwe wampaye umurimo wawe, niwe wambohoye, niwe wampaye ubuzima, niwe wangiriye neza. Ndagira ngo dutere haleluya yacu. Haleluya!